Inkoto ni ijambo rifite ibisobanuro byinshi, ni ijambo mpuzanyito. Ubusanzwe inkoto ni ahantu cyangwa se agace abantu, abajura, amabandi akunda gutegeramo abagenzi akabambura, abo bahita mu nkoto. Hanyuma rero icyo gikorwa ayo mabandi abakoze bavuga ko ari ugushinga inkoto. Bisobanuye ko gushinga inkoto ari ugutegereza cyangwa se gutegera abagenzi ahantu ugamije kubambura. Ikindi gisobanuro cy'ijambo inkoto ni ukurwana umukutirizo udakura cyangwa se gutongana urudaca, udashaka kurekera gahamyaho. Uburyo bwa kabiri bw'iri jambo inkoto ni ukubuza amatungo gutirimuka bitewe n'indwara yanduza iba yateye muri ako gace, cyangwa se n'abantu ukababuza kurenga ako gace bitewe n'impamvu runaka. Ibi ngibi rero biri no mu mategeko yagenderwagaho mu gihe cya mbere y'umwaduko w'abazungu, aho guca inkoto byari bimwe mu mategeko yashoboraga gushyirwaho by'igihe gitoya. Igisobanuro rero cy'ijambo inkoto mu mibereho y'Abanyarwanda, iri jambo rigaruka mu gisobanuro kimwe mu byo maze kuvuga hejuru cyo kubuza amatungo cyangwa se abantu kuvaho bari bitewe n'impamvu runaka, nk'icyorezo cyandura, ibinyoro, ubushita ku bantu, muryamo, ku matungo n'ibindi. Mu mategeko y'inzego z'ubutegetsi bwa cyami mbere y'umwaduko w'abazungu, ijambo inkoto riza mu mutwe wa 10 w'ayo mategeko yerekeranye n'ishyirwaho, umutwe w'amategeko yerekeranye n'ishyirwaho ndetse n'ikurwaho ry'amategeko ndetse n'amateka. Amategeko loi, amateka decret. Biri mu gitabo rero cy'amategeko y'inzego z'ubutegetsi bwa cyami mu Rwanda rwo hambere mbere y'umwaduko w'abazungu. Muri aya mategeko mu ngingo yayo ya 376, umwami wenyine niwe wabaga afite ububasha bwo gushyiraho itegeko cyangwa iteka mu gihe abona ko bikwiye, ndetse igihe cyaba gikwiye n'ubundi akaba yarihindura bitewe n'uko ibihe bihagaze, cyangwa se impamvu yatumye rya tegeko cyangwa rya teka rishyirwaho cyarangiye cyangwa se kitagikenewe, icyo gihe agaca iteka risimbura rya rindi. Ibi rero bijyanye no gushyiraho umugenzo runaka w'Abanyarwanda n'ibyo bagombaga gukurikiza icyo gihe byashyirwagaho hakurikijwe iteka. Uyu mugenzo rero ukavanwaho mu gihe bidagikenewe, aribyo bita mu Kinyarwanda gutanga ihumure. Tugarutse ku nkoto, iyo hadukaga icyorezo mu matungo, umwami yashoboraga gushyiraho iteka cyangwa se guca iteka ko nta matungo agomba kuva muri ako gace kagaragayemo icyo cyorezo ngo ajye mu kandi. Byabaga ari mu rwego rwo kwirinda ubwandu, kwirinda ko amatungo yava mu gace kanaka akajya kurisha cyangwa se bakayagisha mu kandi gace, ariko ugasanga amatungo yo muri ako gace aranduye bitewe na yandi yazanye umuzi. Icyo gihe rero umwami agaca iteka, agashyiraho iteka decret yuko nta nka cyangwa se nta yandi matungo yemerewe kurenga imbago z'akarere runaka ngo ajye mu kandi, mu gihe bakigerageza gucungana n'icyo cyorezo kugira ngo kidakwirakwira. Iyo rero cya cyorezo cyabaga cyashize, nibwo umwami yavanagaho rya teka, aribyo bitaga gutanga ihumure nk'uko nari maze kubivuga. Ibi rero ntibyakorwaga ku matungo gusa, no ku bantu naho byabagaho. Iyo habaga hateye icyorezo nk'ibinyoro, ubushita, nabwo umwami yashoboraga gufata icyemezo agategeka ko aho byagaragaye abaturage batagomba kuva mu gace kabo ngo bajye mu kandi, kuzageza icyo gihe icyo cyorezo kizabaviramo. Mu mateka y'u Rwanda twagiye twumva ko hateye ubushita, hatera ibinyoro. Icyo gihe rero umwami yashoboraga guca iteka akavuga ati abaturage bo mu Buganza ntibemerewe kugera mu Gisaka, abaturage bo mu Bwanamukari ntibemerewe kugera mu Bwanacyambwe. Ni nk'uko ubu ngubu twavuga tuti intara ya Kigali abayirimo ntibemerewe kugera mu ntara y'Iburengerazuba bitewe n'ibihe turimo by'icyorezo. Icyo gihe rero ni uko nguko iteka ryatangwaga, hagacibwa inkoto. Wakibaza uti
iyo ibi batabikurikizaga, umwami agaca iteka ko hakwiye gushyirwaho imbago z'akarere katagomba kurengwa n'abantu cyangwa n'amatungo ku mpamvu iyi n'iyi, hanyuma ntibikurikizwe, byagendaga gute? Ingingo ya 380 mu gaka ka a ivuga ko iyo wabaga uri umutware, umwami agaca iteka ryo kuvuga ngo ntihagire umuturage urenga hanaha, ntihagire amatungo arenga hanaha, ariko ukiha ububasha bwo kuyahindura. Cyangwa se ukaba we wakwicara nk'umutware ukavuga ngo reka nshyireho inkoto, cyangwa se nca iteka ryanjye ko nta muturage ugomba kujya hanaha. Icyo gihe wafatwaga nk'umunyarugomo. Ni ukuvuga ngo ugakoresha ububasha ufite mu nyungu zawe bwite, atari cyo amategeko avuga. Kuko guca iteka, gushyiraho inkoto, gushyiraho amategeko, guca iteka, byose byakorwaga n'umwami, niwe wabaga bifitiye ububasha, hanyuma abamufasha kuyobora gutwara igihugu bakabishyira mu bikorwa. Iyo rero wishyiriraga iteka ryawe cyangwa itegeko, wafatwaga nk'umunyarugomo, ugahanishwa igihano cyo kwicwa. Nuko nguko byari bimeze. Hanyuma rero ibyo kurenga ku iteka ryaciwe n'umwami cyangwa se ugakora ibyawe uri umuntu ku giti cye bwite, umwami yatanze itegeko, hanyuma abatware batangiye kurikurikiza, hanyuma we nk'umuturage ukavuga uti ibi ngibi ntibindeba, warahanwaga, nabwo wafatwaga nk'umugome. Icyo gihe rero gufatwa nk'umugome nabwo wahanishwaga kwicwa. Murumva rero ko kurenga ku iteka ryaciwe n'umwami cyabaga ari ikibazo. Inkoto rero, inkoto twari narimaze kukubwira ko yashyirwagaho bitewe n'icyorezo cyangwa se impamvu runaka. Hari n'igihe habagaho nk'igihe abantu bakoze amakosa, umuntu agakora nk'ikosa, hanyuma umwami agatanga itegeko ati runaka ntiyemerewe kurenga aka karere ngo ajye mu kandi. Nk'ibyo muri iki gihe bita residence cyangwa se mouvement surveillé. Ndumva n'amategeko yo muri iki gihe abigena, akaba ashobora kuvuga ngo ntugire imbago urenga utabisabiye uburenganzira. Icyo gihe rero iyo umwami yabaga gushyiraho iyo nyirantarengwa, agushyiriyeho izo mbago, yabaga aciye inkoto cyangwa se ashinze inkoto cyangwa se aremye inkoto. Nuko nguko rero ngicyo igisobanuro cy'ijambo inkoto mu mibereho n'amateka y'Abanyarwanda, nguko uko bimeze. Ubwo rero murumva ko mu kubahiriza amategeko ndetse n'amateka yakurikizwaga kandi yabaga yarashyizweho n'umwami, hashyirwagaho imbago. Ariko muri za mbago bashyiragaho ntabwo bihagije kuvuga ngo uraca imbago, ngo urashinga imbago ahangaha, cyane ko igihugu cyabaga ari na Kigali. Bashyiragaho nk'icyo twakwita ligne de démarquage, bagashyiraho nyine imbago nk'umupaka, ariko hakaba hari uduce bagomba gushyiraho abantu bacunga ko hari abarenga kuri ya mabwiriza. Ntuve muri aka gace ngo ujye mu kandi, wakavamo warenga za mbago, ubwo bagufata nyine ukabyirengera. Abo bantu rero babaga barashyizweho n'umwami n'ibwami kugira ngo bacunge izo mbago, twakwita nka bariyeri. Ni nka bariyeri. Abo bantu babaga aho ngaho ni nabo kenshi bagiye batanga izi nyito dusanga ngo ni mu nkota, hana ni mu nkoto. Buriya habaga hari bariyeri yari ishinzwe gucunga ikintu iki n'iki runaka. Niba hateye icyorezo ko nta matungo yambuka, niba hateye icyorezo mu bantu ko nta muntu wambuka ngo ave muri aka gace ajye mu kandi, cyangwa se niba ari n'umuntu bakekaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, bakavuga bati uno muntu ashobora kuba ari umwanzi, reka turebe tubanze tumucungire hafi, mukamubuza, iteka rikamubuza kurenga ahari. Icyo gihe rero iyo wabaga ubirenzeho warahanwaga. Ababaga rero bacunze izo za bariyeri muri make ni inkoto. Hanyuma abo ngabo nibo barahabaga, ntibabaga bemerewe kuhava, barasimburanwaga. Aho rero niho havuye amazina atandukanye y'uduce tutandukanye tubona mu Rwanda bita mu nkoto. Ngira ngo hari abanditsi n'abashakashatsi bagiye babikoraho, ariko ibyinshi byanditswe bishyirwa ahagaragara na nyakwigendera Padiri Alex Kagame mu gitabo yise Code des institutions politiques du Rwanda précolonial, yagisohoye mu 1952. Murakoze.